Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tunejejwe n'Imana mu mitima yacu kuba aha ngaha. Nkuko babivuze twitwa Light of Christ. Ni inshuro yacu ya kabiri tugera aha ngaha. Ni ubuntu bugeretse ku bundi. Umuntu iyo mwabanye bwa mbere akakugirira icyizere cyo kugutumira bwa kabiri babivuze ngo nta kibazo mwajyanye. Rero turanezerewe cyane yuko Imana yadushyize ku mitima tugiye kugisangira muri uno mugoroba. Abakorinto ba kabiri 4 umurongo wa 10 aravuga ngo tugendana urupfu rwa Kristo mu mibiri yacu kugira ngo ubugingo bwa Kristo bwerekanirwe muri twebwe. Abo rero nibo turi bo. Reka imbaraga z'umwuka wera zibane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. kukugira Yesu byamaze inyota wambereye inshungu y'igitangara beninde yonkunda nk'uko ubikora nta nshuti nzobona ingana we kukugira Yesu byamaze imbeho wambereye inshungu y'igitangara imbabazi zawe zangaruye mu rugo nta nshuti nzobona ingana wewe. Haleluya. Imbabazi zawe Hallelujah, yes. zangaruye mu rugo wambereye inshungu y'igitangara beninde yonkunda nk'uko ubikora. Yeah, hallelujah. Hallelujah, yes. Ndagushimira umugambi mwiza ufite
ndagushima Yesu kuzi icyo ndikunda vuga kandi ndagushimira umugambi mwiza udufitiye ubugingo ndagushima Yesu uzi icyo ndikunda vuga. Haleluya. Ndagushima kumugambi ufitiye ubugingo bwanjye ndagushima Yesu kuzi icyo ndikunda vuga ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanjye ndagushima Yesu kuzi icyo ndikunda vuga ndagushimiye mwami we ndagushimiye umugambi kandi ukwikunda umwana wayo nje nikwinkunda nakwiriye nari umugome nukwima Yesu mwambambirwe ku musaraba mubo yacunguje ayo maraso
bya nyir'ibiremwa biturutse mu ndiba y'umutima wanjye. Amagambo yanjye make ntiyashobora kuvuga ibigwi by'ineza ye. Ibisingizo bya nyir'ibiremwa biturutse mu ndiba y'umutima wanjye. Amagambo yanjye make ntiyashobora kuvuga ibigwi by'ineza ye. Nyagasani Muremyi wanjye, ndazirikana ineza yawe, wakirishimye ryanjye ndakuramya. Nyagasani Muremyi wanjye, ndazirikana ineza yawe, wakirishimye ryanjye ndakuramya. Mesiya, niwe watumurikiye urumuri rutazima, niwe dukesha ubuzima, niwe ucumiriye abari mu isi bose. Mu mwijima nari ndushye, nahoraga nifuza icyandura. Umuvunyi wese araza amuha ubuzima, umucyo umutima wanjye ndukubwo. Mesiya, niwe watumurikiye urumuri rutazima, niwe dukesha ubuzima, niwe ucumiriye abari mu isi bose. Nyagasani Yesu tuje dusaba, imbaraga tumurikira isi y'umwijima. Ukiza urumuri ku mazi abari mu mwijima, urambura imitima yabo.
mbese umugore yakwibagirwa Yesu umugore yakwibagirwa umwana we yonsa ntababarire n'ababarira uwo yibyariye ngo amurinda mukize mbese umugore mbese umugore yakwibagirwa umwana we yonsa ntababarire n'ababarira uwo yibyariye ngo amurinda mukize icyakora we cyakora we yabasha kwibagirwa uwo yabyaye Yesu nzakwibagirwa icyakora we cyakora we yabasha kwibagirwa uwo yabyaye Yesu nzakwibagirwa singipfuye 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 Yesu yapfuye mu cyimbo cyanjye 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 yambaye ubugingo yambaye ubugingo buhoraho kandi sinzarimbuka iteka ryose ntawamura mu kuboko kwa Kristo yambaye ubugingo yambaye ubugingo buhoraho kandi sinzarimbuka iteka ryose ntawamura mu kuboko kwa Kristo yambaye ubugingo yambaye ubugingo buhoraho kandi sinzarimbuka iteka ryose ntawamura mu kuboko kwa Kristo ubugingo bwanjye ubugingo bwanjye bwahishamwe na Kristo bwahishwe mu Mana ubugingo bwanjye ubugingo bwanjye bwahishamwe na Kristo bwahishwe mu Mana ubugingo bwanjye ubugingo bwanjye bwahishamwe na Kristo bwahishwe mu Mana singipfuye 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 Yesu yapfuye mu cyimbo cyanjye singipfuye singipfuye Yesu yapfuye mu cyimbo cyanjye singipfuye 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 Yesu yapfuye
cyanjye sigipfuye sigipfuye Yesu yapfuye mu cyimbo cyanjye ninde wareka intore z'Imana ninde wareka intore z'Imana Imana cyangwa Kristo Imana yarazitsindishirije Imana yarazitsindishirije Yesu arazibohora Yesu arazipfira ninde wareka intore z'Imana ninde wareka intore z'Imana Imana cyangwa Kristo Imana yarazitsindishirije Yesu arazipfira ubumenye ko ntacyanandukanya n'urukundo rwa Yesu ubumenye ko ntacyanandukanya n'urukundo rwa Yesu ubumenye ko ntacyanandukanya n'urukundo rwa Yesu sigipfuye 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 Yesu yapfuye mu cyimbo cyanjye sigipfuye sigipfuye Yesu yapfuye mu cyimbo cyanjye Hallelujah. ninde warega intore z'Imana n'Imana cyangwa ndaka ko ariko kwatumye twezwa mwana Mana yarazitsindishirije tubiheshejwe n'uko umubiri wawe watambuye gusa ngo ube zitsindishirije dushime ko wadukuye mu butware bw'ubuzima ukatujyana mu mucyo wawe w'itangazo ubumenye ko ntacyanandukanya n'urukundo rwa Yesu ubumenye ko ntacyanandukanya we ukira kwacu byavuye mu bushake bwawe gusa ubumenye ko kavuye mu Amahoro muganga wa Yesu ntacyanandukanya we n'urukundo rwawe ubumenye ko ariko abana bitwa Kristo kugira ngo nitukurebaho iki cyadutandukanya n'urukundo rwa ubumenye ko tugushimiye ko waduhaye ikiragano cy'ubugingo bw'iteka ukavuga ngo ntabwo twabyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa umugabo ahubwo twabyawe n'imbuto itabora Hallelujah. izina ryawe rihabwa icyubahiro Hallelujah. 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 Yes, hallelujah. 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 Yes, hallelujah. haleluya Yes. Yes. Hallelujah.
ubuntu bw'Imana. ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije ibyavuye ku mirimo twakoze ngo tuyirate. ubuntu bw'Imana Yesu, ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije gusa ibyavuye ku mirimo watagira uwirarira twakoze ngo tuyirate. ubuntu bw'Imana kandi ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije ibyavuye ku mirimo twakoze ngo tuyirate. ahubwo Imana Yesu wizera gukira kubonerwa muri Yesu umwana w'Imana. ahubwo ni Imana Yesu wizera gukira kubonerwa muri Yesu umwana w'Imana. kuko niba tuzi neza Yesu ko Yesu ari we nzi ukuri n'ubugingo, akaba n'irembo ritugeza kwa Data. tumwiringire tumwikomezeho azatugezayo amahoro. kuko niba tuzi neza Yesu ko Yesu ari we nzi ukuri n'ubugingo, akaba n'irembo ritugeza kwa Data. tumwiringire ubikomezeho azatugezayo amahoro. tumwiringire tubikomezeho azatugezayo amahoro. tumwiringire Yesu gusa weyo tumwiringire ubikomezeho azatugezayo amahoro. tumwiringire Yesu gusa we ubikomezeho azatugezayo amahoro. umva kuko niba tuzi neza ko Yesu ari we nzi n'ukuri n'ubugingo, akaba n'irembo ritugeza kwa Data. tumwiringire tumwikomezeho azatugezayo amahoro. azatugezayo amahoro. azatugezayo amahoro. azatugezayo amahoro.
azatugezayo azatugezayo amahoro azatugezayo azatugezayo amahoro 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 azatugezayo zamura ijwi ryawe azatugezayo kweli azatugezayo none sara utembera ijuru gutya gake azatugezayo tembera ijuru azatugezayo turi muri repetisiyo azatugezayo tugiye kubaza twese azatugezayo zamura ijwi ryawe tubonane n'abaho tubonane n'abera bose iyo azatugezayo tujye kubaza azatuge twese azatugezayo amahoro azatugezayo amahoro azatugezayo amahoro azatugezayo amahoro no hari abahungu hano bari kunyongorera ngo hari abantu bataguye mu nka no tureke kubyita inka tuvuye kugwa muri Yesu ubundi mu kinyarwanda muco wacu gakondo tubyita ngo kugwa mu nka no hano nta nka dufite kandi nta nka twaje gusenga Yesu tujye kugwa muri Yesu nono sibyo bwira mugenzi wawe ngo tujye kugwa muri Yesu mubwire mugenzi wawe mwegeranye tujye kugwa muri Yesu no twagiye no nawe utembe mu gakeya umugara uca umugara gake umuco wacu wa kinyarwanda nk'intore azatugezayo amahoro azatugezayo amahoro tuzataramana mbese na satani tuzahora imbere turimbane tuzataramana banesheje ndiyo twese tuzahora imbere iteka umunezero
tubonye Yesu tuzatarama abera bose banesheje umubiri ndetse na satani tuzahora turi imbere y'amerega umunezero tubonye Yesu tuzatarama nawe tuzatarama bose banesheje umubiri ndetse na satani tuzahora turi imbere y'amerega umunezero tubonye Yesu Hosana Hosana ashimuje muri Hosana Hagira ducemwe twese duca Hosana Yesu we Hosana Yesu Bana ntama w'Imana twubwire duca Hosana twubwire rimwe Hosana tugiye kuva hasi twese Hosana ashimije muri rya zina umwana w'intama Hosana ashimije muri rya zina umwana w'intama Haleluya buretse gato fata ituro ryawe tugiye gutura bashyireho indirimbo dutura Get your offering. You're going to offer in the house of God. twakira ijambo As they ry'Imana still praise and worship, and Mana then after that turagushimiye receive muri the uyu word. mwanya Lord, we thank you right this turakunezere moment. kubw'ubuntu bwawe We thank you for your grace. tugushimiye kubw'ineza We yawe thank you for your goodness. tugiye gukora mu byo waduhaye We are going to reach out to our twamaze pockets. kumenya neza ko dutanga We know very well that giving, mwami ntabwo dutanga amato kugira ngo duhabwe umugisha we don't give for us to be ahubwo blessed, tuyatanga kuko twahawe umugisha but we give because we are blessed. ukomeze already. amaboko yacu tugirire neza Strengthen of our hands and do uhane good to ibijyanye us. mu byacu mu izina And rya then Yesu remove everything that brings ineza yawe us n'ubwiza poverty. bwawe bibane Let your natwe goodness be with izina us. ryawe rihabwe In icyubahiro Jesus' name we urakoze glorify kuri your kumwe name. natwe mu izina rya Yesu Amen. amen reka badushyire nimero hariya duturiraho Let's be given a number. noneho indirimbo imwe right A bagiye Momo Pay, kutugezaho then they'll give us one song. noneho dutanga amaturo And Imana after ibahe that, we offer in the house of God. haleluya reka bashyiremo sebeni hanyuma yes ariko kuko tugiye gutura kataze dushyiremo kanane kasikisika gake kuri telefoni ni hariya noneho abayafite mu ntoki hano hari ibyo aho duturira hano reka tubikore twihuse yes. Yes.
warukingije ahera watabutsemo ubwo Yesu yabangaga umwenda warukingije ahera watabutsemo ubwo Yesu yabangaga twemerewe kwegera turabana ashimwe Yesu ashimwe Yesu wemeye kwitanga twemerewe turabana ashimwe Yesu ashimwe Yesu Yerele. kwitanga Ai, wa mwenda warukingije ahera watabutsemo Yesu ubwo Yesu yabambwa ai twemerewe kwinjira turabana ashimwe Yesu ashimwe Yesu Yesu yasize 99 ajya gushaka imwe yavunitse arayunga arayizana ibona ubuzima Yesu yasize 99 ajya gushaka imwe yavunitse arayunga arayizana ibona ubuzima haleluya 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 Yesu Yesu yaratsinze haleluya 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 Yesu Yesu yaratsinze haleluya 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 Yesu Yesu yaratsinze uwaje mube ntibamwemera akora ibitangaza ntibamwemera uwaje mube ntibamwemera akora ibitangaza ntibamwemera yampaye ubutware n'ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana uwaje ntibamwemera akora ibitanga ntibamwemera ntibamwemera
reka twongeye dushimire right tubakomera amashyi menshi cyane. Let's give them another round. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza. God bless you and God do good to them. Rero tugiye kwakira ijambo ry'Imana. So right now we're going to receive the nyuma word y'ijambo of ry'Imana God. turaza kuza gusoza na injiri bora. And then after the word we'll invite tujya Injili mu gihe Bora. cyo muyane magambo gukura Imana ubwatsi. That's when we will be wind up for our God and celebrating with dushimira them. Imana. We'll be celebrating our God ko once Imana again. yabanye natwe muri iyi minsi itatu For yose. God has been with us within these 3 days. Reka mbasabe twese duhaguruke. Please let's stand up on our feet. Reka twese duhaguruke. Let's stand up all Tugiye together. kwakira Imana mu muntu. We are going to welcome God through His Ndagusabye ahantu uri servant. haguruka rwose. I want you to stand up wherever you Ndashaka are. kubona buri muntu wese ahagurutse. I want to see everyone Kuko standing ibyo up tugiye kwakira because that we are going to receive, bifite uburemere buhambaye. it's so heavy. Tujya twakira ab'isi Normally we welcome the earthen people n'icyubahiro cyinshi, with all the honor, ariko tugiye kwakira umuntu w'Imana but right now we are receiving a servant of waje God. ahetse iby'Imana, He's carrying godly kandi things in ibyo him. ahetse ni ibyanjye nawe. And what he's carrying is for you and for me. Reka rero dukomere apotre Sosthene amashyi menshi So cyane, with a mighty hand clap, let's clap for him twakira as he Pastor comes Kamoso forward. kugira ngo aze amushyire imbere And y'Imana, also welcoming Pastor Kamoso to come kugira and ngo present him twakire before God. ubwiza bw'Imana muri uyu As mwanya. receive the Reka goodness twongeye and the dukomere glory Imana of amashyi God. menshi cyane. More mighty hand claps to God. Hallelujah. Tutaricara, reka dusenge. Before you sit, let's pray. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, Heavenly Father, our mighty God, turacyaguha icyubahiro kubw'uyu mugoroba mwiza. we are still honoring you this evening, Wemeye ko twicara hano hantu heza that you have allowed us to sit in this great place, this hitiriwe izina ryawe. that is given your name. Data, umukozi wawe umukoreshe Father, use your servant, nk'uko usanzwe umukoresha. like as you've been always doing it. Wongere umwambike imbaraga zawe. Give him your power. Ibyo wamushizemo data bihembura imitima ya benshi. Everything that you put in him, let it revive Mu izina many rya people's Yesu hearts. Kristo dusenze kandi We twizeye. prayed in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Karibu. suhuriza ukwegereye bwirwa kaze mu ijambo ry'Imana. Say hello to your neighbor and welcome them to the word of God. Ndashimira Imana kuba hano uyu munsi. I thank God for being here today. Hari hashize igihe kitari gito ndahagera. It's been a while since I last came here, amakuru yanyu ndayakurikira kuko muri inshuti. but I follow upon you. I know your friends. Niyo mpamvu amakuru yanyu mba nyafite. That's why I know everything about you. Ndashimira Imana yabarinze. So I thank God, He who has protected you. Pastor Kamoso yari ataraba pasiteri, yari atarasigwa. By that time, Pastor Kamoso wasn't a pastor. He wasn't being Nubwo anointed. amavuta yari ayafite imbere, yari atarameneka inyuma gusa. Yes, he had the anointing outwards, but inside, Imana never ishimwe been. ibyo igenda ikora mu murimo wayo hano. Thank God for what He's doing in His kingdom Ndashimira here. Imana mushumba mukuru Simon. I also thank God for the senior Ni pastor inshuti Simon. kuva kera. He's a friend from some times Imana back. imuhe umugisha nubwo ntamubonye ariko nzagaruka mubone. May God bless him, even though he's not here, but I shall come back and see him. Abaririmbyi Imana ibahe umugisha mwaririmbye The neza. singers, may God bless you. You've really sung well. Ni byiza iyo abantu bakora ikintu kandi bakagikora neza. It's good when people do something and do it with Ndashimira excellency. abashumba bose bari aho. Apostle Jackie uraho I iminsi thank all myinshi. the pastors here. Apostle Jackie, how are you? Long time. Yes, ndashima Imana kubabona. And I thank God for seeing you. Barabatasha mu itorero no mu rugo. At my church, they are sending greetings, and plus home, they are sending Intasho you greetings. zabo nimuzakire mu izina Please rya receive Yesu. their greetings in Jesus' name. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. We are going to discuss about the word of God. Umwanya Imana iduha uko nibwira utari munini bitewe nuko mbyumva na gahunda mfite.
for the time that I feel and what all the other programs that I ariko have. ijambo ry'Imana ni rigari uko byaba bimeze But kose. the word of God is so wide, whatever the time or uyu whatever ni the umunsi case. ugira umunani, iminsi yose mvuga ndaruha numva narashize. This is another day that makes 8 days when I speak and I feel like I'm totally tired and nagiye exhausted. kuza n'abana barandeba bakajya kurira, ndize gufite ishavu, tuzagwa mu nzira. So they were like, when I left, my kids were so wowe sorrowful and warabirangije dad want igiterane to saa fall. tanu z'ijoro, ejo bundi kuva ku cyumweru iwacu Foursquare ADPR You know, midnight, that's when I winded up Gisozi. from Sunday at the Pearl for Square and Gisozi all that way. hamwe nyine wumva ko utobihakana ariko kumva wageze ahantu kumva warusha. Sometimes you feel like saying no, but then after all, you find yourself Okay. somewhere and you feel tired. Teme iri hari iravuga ngo kugarurirwa ibyacu. So the theme is restoration. Ijambo nahawe riri muri Hagayi igice cya 2 umurongo wa 9. So we go to Haggai 2:9. Okay, igice cya 2 umurongo wa 9 aravuga ngo ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere. The glory of this later house shall be greater than of the former. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Face the Lord of hosts. Kandi aha hantu nzahatangira amahoro. And in this place I will give peace, Niko Uwiteka Nyiringabo kandi avuga. says the Lord of hosts again. Mubyakiruko mu izina rya Yesu. Receive the word of God in Jesus' name. Ubwiza bwa nyuma bugomba kuruta ubwa mbere. The glory of the latter shall be greater Haba than mu that of former, itorero, haba no ku buzima bw'umuntu. whether in church or on a personal terms. Itorero riri mu buryo bubiri. The church is divided into two.